Ibihe byiza kuri mwese bakomeje gukurikira gahunda za TV1 n'umwanya w'amakuru arambuye n'amakuru kandi agiye kugaruka kuri izi ngingo zikurikira. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatangaje ko hakenewe arenga miliyari 1 na miliyoni 800 ngo bwimura abaturage babangamiwe n'ikimoteri cya Nduba kiri mu karere ka Gasabo. Mu rukirera rwo kuri uyu wa gatanu umugore wo mu kagari ka Nyabagendwa mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera yaketsweho kwiba igare bagiye barisanga mu cyumba yararitabye renza yishuka. Naho mu murenge wa Gikomero mu karere ka Gasabo abaturage babyutse batunga mu nzira umurambo w'umusaza bari babuze mu masaha y'umugoroba bityo bakeka ko yaba yishwe n'abatahise bamenyekana. Hanze y'u Rwanda muri Kongo Kinshasa umuvugizi w'umutwe wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yatangaje ko uyu mutwe wishe urashe guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Chirimwami. Alo, waramutse sheri wanjye. Utekereza ko guhora wiziganya n'umushu ari byo birenze? Natwe niko tubibona. Ubona nta cyakurutira kugaragaza impano yawe niko bimeze. So guys, uyu munsi tugiye kuganira ku gaseke. Agaseke ngiye gafite byinshi. Kamari, ese wowe kakumari iki? Manudi. Halo Manudi, niba iki uri kunkura mu kazi? Hero mabusha, byahiye kandi noneho bimeze neza cyane. Ukuntu biri no guhumura. Ako Manudi, urumva nakumva ko ibiryo bihumura koko? Ubona nta cyakurutira umwuga wawe. Erega, natwe niko tubibona. Dushyigikiye buri kimwe agaciro mu buzima bwawe na irekure nshya. Buri wese arahishiwe wikwisondeka kanda akanyenyeri 140 urwego uhitemo agaseke kawe ka packs zo guhamagara cyangwa akanyenyeri 345 urwego uhitemo bando za internet uryoherwe n'umuvuduko wa 4G. Bahaye ikaze nanone ngiye mugiye kubana muri aya makuru ndi Hope Sengabo icyizere reka tuyarambure. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatangaje ko hakenewe arenga miliyari 1 na miliyoni 800 ngo bwimura abaturage babangamiwe n'ikimoteri cya Nduba kiri mu karere ka Gasabo. Ni mu nkuru ya mugenzi wacu Kamire Ndikumana. Ikimoteri cya Nduba gikusanyirizwa imyanda iturutse hirya no hino mu mujyi wa Kigali cyajyanwa aha ariko hasanzwe hari abaturage bagituriye bamwe n'imitungo yabo biba ngombwa ko bimurwa. Ntibyatinze n'abatuye mu nkengero zacyo batangira kwitotombera kubangamirwa n'umwanda n'umwuka mubi ugiturukamo hamwe n'amasazi babuza amahoro basaba ubuyobozi nabo kwimurwa hafi yacyo. Tubangamiwe n'umunuko w'imyanda baza kumena hano haruguru kuri iki kimoteri twegereje. Bagiye no gufata abantu nyine bo kugira ngo bimurwe bafata batandatu hano ku muhanda abandi barabasiga hirya aho kandi begeranye nacyo. Nubu nge nahoze nduka rwose barabimena tukanteye uburwayi. Mfite n'akana karwaye rwose kambwira tujye mu nzu kwihisha. Barasuka umwanda hano bavidura mu toilette bakaza bagasuka hano hafi yacu. Amasazi yo reka sinakubwira. Bitewe nuko hano duturanye n'ikimoteri usanga amasaza akajya ku masahani. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali abahasigaye batimuwe kandi n'ikimoteri gikomeza kwaguka gisaba ubundi butaka ubuyobozi nabo bwabijeje kubimura banabarirwa imitungo ariko na n'ubu hakaba hari imiryango igitegereje kuvanwa iruhande rw'iki kimoteri yarahebye. Iki kibazo gihora kigaruka abadepite bagize komisiyo y'imiyoborere mu nteko ishinga amategeko bongeye kukibaza umuyobozi w'umujyi wa Kigali amaherezo yacyo. Yakwameya ubwo twagiraga muri Fra hari abaturage twabonye bari kuvuga baturi ikimoteri cya Nduba bavuga ko mwabakora inyigo ikarangira expropriation ariko bakavuga tubimaze igihe kirekire twarababuze muri bano batubwire ngo mu kigeranyo mushaka gukora bizagarukira ngaha none abasigaye binjire mu bindi bikorwa by'iterambere. Yakwameye iki kibazo giteye gute gihagaze gute kuki kibazo by'ukuri mutagana barabaturage mu bubashe kuba icyerekezo. Dusenga yumva Samuel umuyobozi w'umujyi wa Kigali yasubije ko imiryango itarimurwa hafi y'iki kimoteri ngo byatewe n'ingengo y'imari itaraboneka ariko ngo iri gushakishwa ngo abanabo bimurwe kuko hakenewe amafaranga angana na miliyari 1 na miliyoni 800 ariko byose bifuza ko bizarangirana n'uyu mwaka w'ingengo y'imari kuko ngo ari ikibazo kibangamye. Iki kibazo cy'umushinga w'ikimoteri cya Nduba ikibazo cy'abaturage batarishyurwa turakizi twaragikurikiranye ndetse n'imiryango 897 ihari turabanzi arabo twishyuye mu miliyoni 500 mu myaka 2 ishize
turimo turakusanya ingengo y'imari, turimo turashobora n'inzego zibishinzwe, twifuza ko imyaka y'ingengo y'imari warangira twakirangije kuko turakizi kandi twikira tubangamiye nk'umuyobozi w'urwego rw'ibanze. Iyo ufite abaturage batabonye uburenganzira bwawe bigoye, ariko nanone ubushobozi dukeneye miliyari na miliyoni 800 kugira ngo tubashe kwishyura bose ayo mafaranga. Turimo turayashaka kugira ngo tubikore kuko nicyo gisigaye gusa, indi mihango yose ijyanye na expropriation yarakozwe. Turakizi rero kandi turagikurikirana. Mu rwego rwo kubona ubutaka buhagije iki kimoteri cya Nduba kigomba gukoreraho, ni ngombwa ko imitungo y'aba baturage bahakikije nayo ivamo, ariko ba nyirayo bishyuwe aricyo bagitegereje na magingaya bagiteze amaso ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali. Camille Ndikumana, TV1. Naho mu murenge wa Gikomero mu karere ka Gasabo abaturage babyutse batungurwa no kubona mu nzira umurambo w'umusaza bari babuze mu masaha y'umugoroba, bityo bakeka ko yaba yishwe n'abatahise bamenyekana. Ni mu nkuru ya Savio Kwizera. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 24 Mutarama 2024 nibwo inkuru y'incamugongo yabaye Kimomo mu baturage b'akagari ka Gicaca umurenge wa Gikomero mu karere ka Gasabo ku musaza witwaga Karegeya Pierre w'imyaka 74 yaraye yishwe akubiswe ikintu mu musaya. Njyewe nkaba naringiye mu murima nka saa 12 ngeze mu muhanda mvuye mu rugo niho nakubitanye n'umudamu arambwira ati uzi ko Karegeya ngo bamwishe aguye ahitwa kwa Bebe, ati niho ngo bamusanze. Bavuze ko ngo yakubiswe ikintu mu musaya bene hano inyuma y'amenyo. Hano nyine yavuye amaraso bimeze gutya, niba ari icyuma ntabwo bamweguye ngo turebe neza, batinye kumukora. Ngo yari yavuye mu rugo ku munsi wabanje wo kuwa kane hajya ku kabari nimugoroba birangira adatashye. Nibwo umugore we ngo nyuma yo gukanguka hagana mu rukerera za saa 10 yatabaje avuga ko umugabo we atatashye muhira. Avuga ko ngo yari yabuze nimugoroba ariko yavuye mu rugo nka saa 2 abwira umukecuru ati ngiye gushaka utuzi two kunywa, ati ndaje. Musaza rero nibwo ngo yagiye, umukecuru arategereza araheba. Batubwiye ko ngo yagiye saa 12 ajya mu kabari agenda agiye kugura inzoga yo kunywa, aturuka muri ako kabari ngo saa 2 nibwo bavuze bati rero nta kundi kadushakisha. Bamwe baca umuhanda wa ruguru abandi baca muri iyi nzira. Abaciye muri iyi nzira rero abahungu be 2 nibo bahise bamugwaho yapfuye. Nubwo bidahurizwaho na bose ngo ashobora kuba yishwa azize kuba yaririnze kujya mu manza z'imitungo bashakaga ko baburanira we akazihungira kuri, bigahamya no kuba hari abajyanywe kubazwa banasangiraga inzoga na nyakwigendera muri uwo mugoroba. Yari yaremewe urubanza arangije ngo arabyanga ati bose sinzababuranira. Rero nicyo bavuze bati wenda abo bantu nibo bamuteze kandi uwo mugabo ngo basangiye. Ikintu nzi nuko nzi ko yari umusaza w'inyangamugayo tagira ibyapfa n'abantu. CIP Urarisi Gahonzire ni umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali, avuga ko abagera kuri 5 bamaze gutabwa muri yombi mu iperereza ry'ibanze ryakozwe. Ikubitiro twataye muri yombi abantu 5 harimo no bari basangira mu kabari kugira ngo bakore iperereza tumenye uwishe uyu muntu. Ku ikubitiro twabonye amakuru wahawe n'abaturanyi b'ubanya kwigendera ko harimo ikibazo cy'amakimbirane ashingiye ku masambo, akaba rero no mu basangiraga nimugoroba nawe yari ari muri ayo makimbirane, ariko akaba haranagayagayemo kwigamba kwa bamwe muri abangaba uwo musaza yari yanze kwemeza bimwe mu byo bumvikanaga mu masambu bahiga ko bazamwica. Akaba aricyo twashingiyeho kugira ngo kuri iperereza ryimbitse niba bari hamwe n'icyaha cyo kumwica bashyiriza ubutabera. Umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Kacyiru. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali agatanga inama ku baturage yo kwirinda amakimbirane by'umwihariko ashingiye ku mitungo. Savio Kwizera, TV1. Reka dukomeze n'amakuru arambuye. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu umugore wo mu kagari ka Nyabagendwa mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera yaketsweho kwibigare bagiye iwe barisanga mu cyumba yararitsabye arenzaho ishuka. Dieudonne Nshimiyimana araturamburira iyo nkuru. Saa yine zirenze iminota 15 TV na Radio 1 bigeze ku kagari ka Nyabagendwa mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Mudugudu wa Nyamizi na Mutekano bicaye ku ibaraza ry'inzira imbere y'akagari bakora inyandiko, bakikijwe n'abaturage benshi barimo umugore witwa Nyiransabimana Marie Jeanne ushinjwa kwibigare rya mugenzi we akaritaba mu cyumbi we akarenzaho amashuka ngo ryatahuwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kane rishyira kuri uyu wa gatanu tariki 24 z'ukwa mbere 2025 nyuma y'iminsi 5 ngo riburi wirengero. Ryari mu nzu yari yararicukura gishyira mu nzu. Igare kuritaba kugera ku mahembe ukagera hehe hose ukaritaba, ryari rifunitse yarishyizeho ibitambaro yarishyizeho amashuka arapfuka, twarikuyemo mu ijoro
igare ripfutse. Habimana Emmanuel Alias Gashapo ngo niwe wabaye imbarutso yatumye iri gare rifatwa nyuma y'uko uyu mugore amubwiye ko agurisha igare hanyuma wakabigiraho amakenga. Ndamuhamagara nyamara hari umuntu umpaye amakuru yuko afite igare kandi hari umubyeyi wabuze igare, ngiye kwirondo ntabwo ndi buze vuba ngo inufashe dufate aya makuru bara mubyeyi n'umupfakazi abone igare ryiwe. Iyo niwe kuri irondo ryo kuwa kane ajya kurira mu mudugudu. None amamagara ndi muri yanzu ariko ubwo nari ndi hahandi mbona ahantu haratabye avuga ahantu wasanga ari intumbi. Maze kubona ko igare ririmo ibimenyetso mbifite neza. Noneho nsubira inyuma nkurana n'uyu nguyu na mudugudu ndavuga ngiyewe ngiye kwinjira muze mumfate nk'umuntu bari kumwe ntimumenye ko ryo bahaye makuru. Ariko ragiye afata igare acukura umwobo arirambikamo rirarengerwa afata amashuka yorosaho afata itaka agaruraho. Uwimana Charlotte nyiri iri gare twaganiriye atubwira ko umunsi ryagendeyeho yanabuze ibishyimbo nk'ibiro 5 nabyo nyuma ngo abisanga kuri uyu mugore. Ubwo bangaho igare ndamiramiza kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane nimugoroba ejo maze gutaha numva telefone irasonye ati ryagariye turarifashe nitere nikubita hasi nimufite ibikomere yaricukuriye mu nzu mu bavandi yaracukuye mu cyumba arirenza amashuka. Urikumva uyu mugore ureba hano Nyiransabimana Marie Jeanne uvugwaho kwibigara karitaba mu nzu nta byinshi yigeze atangaza usibye ko ngo inzara ariyo kabitera. Ibintu byinshi mbivugaho nabitewe n'inzara ko nasabye imbabazi ko ntazabisubira. Kayumba Jean Bosco umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyabagendwa nawe yavuze kuri ubu bujura. Ni umuhanga mu kwiba, twabonye ari umuhanga yari yararicukuriye mu nzu ashatse kurigurisha kubera ko abaturage hano bamaze kwibakamo ikintu cyo gutanga amakuru, uwo arigurisha niwe hayo amakuru ubuyobozi. Igare bararifata bigaragara ko nebya mukoze ku mutima kuko yatwemereye ko nagiye kubireka. Ingeso yo gukorakora kuri uyu mugore ngo si ya none kuko hari nubwo yafatanywe akaguru k'ihene yagahetse mu mugongo ubundi ngo afatanywe amatelefone yari yibye ahantu bari bagiye gushyingura n'izindi ngero nyinshi abaturage barondora, yewe ngo n'umugabo we yaramutaye kubera guhora yishyurira umugore. Abaturage bakavuga ko inshuro amaze gufatwa yibye zagatumye abona ko nta mugisha yabigiriyemo akabireka. Dieudonné Nshimiyimana, TV1. Naho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC kirakangurira abanyarwanda kudahakata abarwayi b'indwara y'imidido ni mu gihe kiri gukora ibishoboka ngo abarwayi b'iyi ndwara babone ubuvuzi. Savio Kwizera araturamburira iyo nkuru. Indwara y'imidido ni indwara benshi bahamya ko yamaze gukendera ndetse n'ibinatangaje ko hari na bamwe batayizi by'umwihariko urubyiruko. Imidido ntabyo nzi ngewe ntabwo mbizi pe ngendo wa vuba ntabwo mbizi. Imidido abyimbira ibirenge n'amaguru bikabyimba ariko atari ibintu bishobora kuba byaturika ariko bikabyimba bikazana ibintu by'ibishyute barapfuye abari bayirwaye. Nangaha iwacu imidido yaragabanyutse nayo ariko twari tubana ku bantu bakuze abenshi barapfuye kandi babana ku bantu bakuze abenshi barapfuye ubwo nawe wanjye nari n'umukecuru yirwaye ariko yarabyukaga akicara ku muryango n'inkoni ye agakubura aho ngaho agakora isuku ariko ntabwo yakora urugendo rurerure afite imidido. Nubwo bavuga ibi ariko magingo yabagera ku 600 mu Rwanda babarurwa kuba barwaye iyi ndwara itaracika mu Rwanda. Nshimiyimana Ladislas umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho muri RBC akavuga ko ahubwo bari gukora ibishoboka ngo barebe ko abarwayi bose babona ubuvuzi. Indwara y'imidido mu Rwanda tugendeye ku bushakashatsi bwakozwe muri 2018 dufite abarwayi bagera ku 600 baba bagomba kuvurwa. Ariko hashyizweho amavuriro amasantre de santé abavura ku buryo ushizeho nayo muterankunga dukorana witwa Hatandaso Africa cyangwa se hasa dufite aho bavurira 13 ariko nubwo ayo mavuriro agihari haracyari mbogamizi kuko ntago turavura abarwayi uko twateganya uko tubyifuza baracyari bake uko tuvuga ngo turacyakeneye izindi mbaraga kugira ngo abarwayi bose bavurwe. Bijya bibaho ko abarwayi b'imidido bakunze guhabwa akato yewe bikanabatera ipfunwe. Nshimiyimana agakomeza avuga ko uburwayi bw'imidido buvurwa bugakira bityo ko umurwayi wayo ari umurwayi nk'abandi aba akwiye kwitabwaho uko bikwiye. Hari igihe abo mubana cyangwa se muturanye baguhaga akato ariko hari n'igihe nawe ukiha ukumva ntiwagera mu bantu bitewe nuko uteye noneho n'abantu bakakubona ndetse bakanakwita amazina asa nagusesereza. Ikiriho rero ni ubukangurambaga. Umurwayi w'imidido ni umurwayi nk'abandi kandi ni uburwayi avurwa
umurwayi akoroherwa akaba yasubira mu buzima busanzwe ndetse niba ataranakora agasubira mu mirimo. Ntabwo rero umurwayi w'imidido ntabwo aba ari umuntu ugomba gucibwa mu muryango cyangwa se aho dutuye, tumuvuza nk'umurwayi nk'abandi. Kugeza ubu mu Rwanda indwara y'imidido igaragara cyane mu ntara y'Amajyaruguru, ikaba indwara ibarizwa mu cyiciro cy'indwara zititabwaho uko bikwiye. Iterwa n'uruhurirane rw'imiterere y'umubiri w'umuntu ndetse n'ubutaka, igafata abantu bakunze kugendesha ibirenge baba mu bice by'ahantu ubutaka buyitera bwiganje. Savio Kwizera, TV1. Reka dukomeze n'amakuru arambuye. Hari umusaza w'imyaka 45 mu murenge wa Kinzuzi mu karere ka Rulindo ushinja umuhungu we kumwicisha inzara bitewe n'uko isambu nto yasigaranye ngo yayikubiye. Jean Baptiste Nkunziza mu nkuru irambuye. Izo nsina ziraho yampa. Urutoki rero ari kubona amaze gusonza kandi ntukimwitaho. N'urutoki twanje arimo kuduta. Navuka ntazo mfata. Nsigarana hano. Ni mu nteko y'abaturage yateraniye mu mudugudu wa Remera, akagari ka Migendezo mu murenge wa Kinzuzi, akarere ka Rulindo. Umusaza Rutonda Impinga Silvani w'imyaka irenga 85 uvuga ko yashakanye n'abagore batatu, arasobanura ko umuhungu we Ntirirara Nzira Patrick ari kumwicisha inzara bitewe n'uko yamuhaye umunani we, undi nawe akadukira n'indi sambu isigaye, ku buryo ngo uyu musaza agowe no kubaho kandi uyu muhungu n'isambu yari yahawe yaragombaga kwita ku mubyeyi we. Nirutakereka nta kintu nkuramo. Umuntu yari yampingiye n'utujumba tuduhunge ibarijyane. Ubundi naratekaga n'uturyo bakaminina bakajyana bakajya kurya. Mana nkamuharabika ndagasubiza Yesu kumusaruro ndagapfa ntabyaye ndagakamba kamba. None n'urutoki twanje arimo kuduta. Navuka ntazo mfata cyane ari nzara nyine. Nambabarire ahanje ahareke afatashye. Ntirirara Nzira Patrick umuhungu w'uyu musaza avuga ko ahinga aho yahawe na se, ahubwo ngo amakimbirane aterwa n'uko uyu musaza adashaka umukazana we. Yaje kumpa umugabane angabanya n'umugore we w'itumba, yari umurimo umwe usaturamo kabiri. Ninjye twanareranywe n'inka ze nkaziragira buri munsi n'amazi nkayamuha, bikagera ubwo icyatumye nge ntanasubirayo. Yaravuze ngo ntinzongere kumuvomera amazi ngo nazanye umukazana utamwubaha. Ni nacyo kirimo guteza ibi byose, akaba agiye kunyaka ngo isambu ngo nta nubwo azamuhingira ubutaka. Abaturanyi baravuga ko icyo baza ari uko uyu muhungu yatekeshejwe, ahubwo ngo umugore muto w'uyu musaza n'abandi bana yabyaye bakwiye kwegera uyu musaza bakamutunga kuko ntacyo agishoboye gukora. Agurigira uwo mugore wundi basezeranye amugurira isambu muri Tumba. None rero ikibazo cy'uriya musaza ntacyo agishoboye guhinga, ahubwo birasaba gushaka ya miryango ye kuko yatekesheje umwana afite imyaka 16. Uwo mugore we twita moto yaguriye isambi itumba akaba ari mu ruhande rwe, uyu muhungu akaba ari mu ruhande rwanjye. Guha umuntu ugahindukira ukisubira n'ubundi ntabwo ari byiza. Uwo mugore yamuguriye isambi itumba yakagombye kumenya umugabo we. Ni Ishimwe Louise umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Migendezo agaruka ku kibazo cy'uyu musaza, yavuze ko bagomba kugera hari ubu butaka bagashakira umuti aya makimbirane. Kwebwe ntabwo twavuga ngo naka ntari mukuri kuko uriya musaza afite inyandiko igaragaza ko yahaye uriya muhungu, ariko niyo mpamvu tuzajyayo. Ntabwo tuzi ngo koko aho niho yamuhaye cyane hashaka kumwambura, ni nayo mpamvu tuvuze ko tuzajyayo nk'ubuyobozi. Nubwo uyu musaza Rutonda Impinga Silvani ngagowe n'imibereho kubera imyaka, ngafite umugore we muto yaguriye isamba hitwa Itumba, bityo abaturanyi bagasanga ari ukwiye kuza kumwitaho kuko ngari nawe basezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko. Jean Baptiste Nkurunziza, TV1. Uwo muhungu wanjye ntangaritse hariya. Hari umubyeyi witwa Josepha Mukeshimana wo mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye usaba ubufasha bwa miliyoni 17 z'amafaranga y'u Rwanda yo kuvuza umwana we w'umuhungu wafashwe n'uburwayi budasanzwe bwo kubyimba umusaya ariko akabura ubushobozi bwo kumuvuza. Daniel Dushimumuremyi mu nkuru irambuye. Umwana w'imyaka 3 n'igice ku mutwe, ku musaya no kwijosi harabyimbye. Nyina Mukeshimana Josepha uwo mu kagari ka Remera mu mudugudu wa Gasharu mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga avuga ko yamubyeyi nta kibazo afite, ariko uko iminsi ishira akagenda byimba. Uko mubibona umwana afite ikibazo gikomeye cyane, yazanye ari agahinja, namubyariye Kabgayi bahita banarasifera Kanombe baramubaga biranga, banarasifera Gikonko naho biranga, banarasifera Midihiri biranga, Midihiri nibo banarasifeye Faisal mageze naho baramubaze bamara amezi 2
ubwo nahatanze miliyoni 13. Babonye rero umwana ko ibirimo mu itama ari ibinure bitazashiramo baransezerera. Uyu mubyeyi akomeza avuga ko ubushobozi bwo kuvuza umwana bwamushiranye ndetse no mu Rwanda bamubwiye ko bitashoboka ko bamuvura agakira, akwiye kujya kwivuriza mu Buhinde, akena amafaranga y'u Rwanda miliyoni 17. Hari aba specialiste baje ahantu bita Ikirinda naho njyayo, mageze bambwira ko mu Rwanda nta cyuma gihari cyakuramo ibi binure birimo, kuko no mu rutugu birimo byagezemo. Ubwo rero barangije barambwira ngo ningende nshaka miliyoni 17 umwana mujyane mu Buhinde, niho hari icyuma cyabibaga kikabimaramo umwana agakira akamera neza. Rero aho bigeze ubu ngubu nagabasha guhumeka. Mukeshimana Josepha arasaba agira neza n'undi wese ubishoboye kumufasha akabona ubushobozi bwo kuvuza umwana we. Rero nk'ikintu nifuza, twagurishije inzu, tugurisha ibikoresho byose twari dufite birarangira, ubu nifuzaga ubufasha kugira ngo abantu bafite umutima mbese bakora uko bashoboye, umuntu wese yitanga uko afite, turebe ko umwana yabona ubufasha tukamuvuza, kuko amafaranga miliyoni 17 n'amafaranga menshi, nayo ngayo 13 natanze ni inzu twagurishije, ni ibintu byose twagurishije. Bumva ko nta kintu dufite kandi umwana arababaye pe, arababaye. Batwijeje ko aramutse ageze mu Buhinde yakira. Uyu mubyeyi avuga ko uwumva yabona icyo amufasha yamuhamagara kuri nimero 078 64 85 380. Reka dukomereze aya makuru mu karere ka Musanze, aho urugaga rw'ababaruramari b'umwuga mu Rwanda ISEPAR rwahuguye abakozi bakora ibaruramari mu bigo bitandukanye mu Rwanda hagamijwe kunoza imikorere yo gukusanya imisoro neza. Peter Kerevanizeyimana mu nkuru irambuye. N'amahugurwa yitabiriwe n'ababaruramari b'ibigo bitandukanye mu Rwanda, abacungamari b'imisoro, abanyamuryango bose b'urugaga rw'ababaruramari b'umwuga mu Rwanda n'abandi. Perezida w'urugaga rw'ababaruramari b'umwuga mu Rwanda Obadia Biraro yavuze ko bateguye amahugurwa hagamijwe guhugura ababaruramari kumenya zimwe mu mpinduka zabaye mu misoro mu Rwanda ndetse no kunoza imikorere yo gukusanya iyo misoro. Uyu muntu wiriwe hano iminsi 3 atashye afite iyi element, umurimo unoze mu gikorwa cyo gukusanya imisoro n'amahoro y'igihugu, bitari abantu kubibonamo igihano yabona umusoresha akiruka. Nawe akwiriye kuba usora akwiriye kuba abifitemo ubushobozi bwo kumenya ayakwiriye gusora, nta uzaza kumwiruka inyuma. Ibyo rero kumenya ayakwiriye gusora, umusoro uva mu bikorwa, kumenya ayakwiriye gusora bituruka muri ibi bintu ibyo twiriwe tumazemo iminsi 3. Bamwe mu bitabiriye aya mahugurwa barimo Jean Bosco Mujyambere, umucungamutungo mu kigo gishinzwe gusana imihanda, wowe na Tumusime Sharire, bavuga ko aya mahugurwa arangiye basobanukiwe impinduka zabaye mu misoro, izabaye mu bwiteganyirize bw'abakozi, ibi ngo bikazabafasha gutanga serivisi ku babagana. Icyo twavuga ni uko aya mahugurwa agize umumaro cyane, kuko twarebye imisoro haba mu gihugu imbere hanze y'igihugu, aho dusanze ko imisoro ari imwe mu nkingi ya mwamba mu zigize iterambere ry'igihugu, bityo hakaba hagomba kunozwa uburyo bwo kuyikusanya no kuyikoresha. Ndumva muri rusange kuyikusanya, kuyikoresha bigamije iterambere, icyo dukora gufata ibitwize nibyo tsanzwe tuzi mbere na mbere, kumenyesha abakiriya bacu batabasha kugera hano no kureba izo mpinduka zigenda ziba mu misoro, kugira ngo nituba tufasha abantu bakiriya bacu tubirebeho, ariko nabo tunabakangurire kugira ngo bazimenye urugero. Perezida w'urugaga rw'ababaruramari b'umwuga mu Rwanda Obadia Biraro yabwiye itangazamakuru ko guhugura abafite aho bahuriye n'imari ku byerekeranye n'imisoro bizatanga umusaruro w'uko imisoro izajya itangwa neza kandi ikanakusanwa mu buryo bunyuze mu mucyo.
aya mahugurwa yo guhugura abafite aho bahuriye n'ibaruramari mu Rwanda amaze iminsi 3 abera mu karere ka Musanze, yari agamije kuzamura urwego rw'imiyoborere n'imicungire y'imisoro no guteza imbere ibahirizwa ry'amabwiriza n'amategeko bigenga imisoro. Peter Crevanize Yimana, TV1 mu karere ka Musanze. Angaha dusoreje aya makuru, ndabashimiye mwese abo twabanye, nashimira n'itsinda rigari ry'abanyamakuru ba TV1 twafatanyije kubategurira aya makuru. Nge nariho Pusengabo Icyizere, mukomeze kugira ibihe byiza.